uzerekane yuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Niyo aryamye, niyo araye mu busaswa yateguriwe n'ababishabe cyangwa n'abanzi be, araryama agasinzira kwizigura. Ariko utarizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza, niyo yararaho umutima we wamushimiye, ntabwo ahashirira amakenga. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, Mana yacu, uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro ibihe byose. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku iri jambo ryawe. Ndagusabye niginze gutwambika imbaraga kandi duhe kumenya icyo tugomba kwakira n'icyo tutagomba kwakira, kandi Uwiteka Imana nyinga gutegura imitima yacu kugira ngo ibokokere kumva icyo uyishakaho. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data bakunzi b'umusaraba. Imana ihabwa icyubahiro kuba twongeye kubana kuri uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo ugira uti uyu niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Topic ni kugira uyu munsi, uyu niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana ibice 14 ku murongo wa 6 haranditse ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo niwe turimo kuvuga ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo wakiriye Yesu Kristo, iyo wamwemereye ukamwizera, ubuzima bwawe, ubugingo bwawe ukabushinganisha muri we, ni ukuvuga ngo mbese uba ubaye icyaremwe gishya, kandi uba wakiriye ukundi kubaho kudasanzwe, ukundi kubaho kwiza guturutse kuri Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu niho yavuze ngo nimuhangayika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Yesu Kristo iyo wamwakiriye, hari impinduka ibaho kuri wowe ku buzima bwawe, hari impinduka ibaho ku bugingo bwawe. Niyo mpamvu iyo wamwakiriye ntuhangayika umutima wawe, kuko aravuga ngo nimwihangayika imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana nanjye munyizere. Kandi unazirikana yuko aho uri cyangwa aho turi atari iwacu, ahubwo hari ahandi turimo gutegurirwa. Aho uri ubu ngubu uzirikane yuko aho uri atari iwanyu, ahubwo hari ahandi mu gutegurirwa. Niho Yesu Kristo yavuze ngo kwa data hari amazu menshi cyane, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Iyo atavuga ati ngiye kubategurira hanyu, aho mwari kuba muri hari kuba ari hanyu, ariko hari ahandi hanyu hateganyijwe. Niyo mpamvu aho uruzirikane yuko atari wanyu, ahubwo kugira ngo uzahave kandi uzabe iwawe, aho Yesu Kristo yaguteganyirije, ni ukumwakira akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi ikindi uzirikana ni uko ntawe uzabana n'Imana mu ijuru, ntawe uzagera ku munezero, ntawe uzagera ku byishimo by'ukuri utarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ntabwo uzabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru udafite urwandiko wahawe na Yesu Kristo. Bibiliya bivuga iki? Iravuga iti ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Niko Yesu yashubije Tom, niko yamushubije amubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Ntawe ujya mu ijuru, ntawe ujya aho abera bateganyirijwe, ntawe uzagera mu rembo rushya atafite urwandiko yahawe na Yesu Kristo, atarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ataramwizeye umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kugira ngo urwo rwandiko
arushyikire. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagukangurira kugira ngo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe kugira ngo uzabashe kwinjira muri rwa rurembo, kuko Yesu niwe ufite urwandiko ruzakwinjiza muri rwa rurembo rushya. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Imana yacu irera kandi irakiranuka, nuyakira n'umwizera urabana nawe. Imana yacu ishimwe. Unagira ngo mbwe ngo uzirikane yuko mu buzima bwawe, uzirikane yuko niwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibyo yakoze byose n'ibyo atarakora uzabikora. Ibitangaza byose yakoze ndetse wowe uzanarenzaho ukore n'ibyo atakoze, kandi uzakora n'ibindi bitangaza bitigeze bikorwa ku isi kubwo kumwizera konyine. Yesu avuga ngo iki? Ni ukuri ndababwira yuko uwizera, unyizera, imirimo nkora azayikora ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza akaba mu buzima bwawe, akaba mu bugingo bwawe, ubuzima ubayemo ukumva yuko Yesu Kristo muri kumwe mugendana, wajya gukora igikorwa uti ndi kumwe na Yesu Kristo, wajya ahantu wajya kugira igikorwa ukavuga yuko uri kumwe na Yesu Kristo, nakabuza uzakora nk'ibyo yakoze ndetse uzakora n'ibibiruta, kandi uzakora n'ibitangaza bikomeye bitigeze bibaho ku isi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kandi ugumye ubane n'Imana uko bikwiriye. Niyo mpamvu niwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza uzaba uhindutse, ubundi uzaba icyaremwe gishya. Niyo mpamvu n'undi uwo ari we wese wakugambiriraho ikibi, n'uwakugambiraho ikintu kitari kiza ku buzima bwawe cyangwa ubugingo bwawe, ntabwo kizamuhira. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire, mu gihe ukora ibibi ukabona ababigushimiramo, ni ukuvuga ngo abo ngabo babigushimiramo barimo kukuroha mu rwobo rubi kandi rurerure wicukuriye wowe ubwawe, kandi abo ngabo bagushimira muri ibyo bibi ukora, muzirikane yuko ari bo banzi bawe ba mbere mu buzima bwawe. Abo bagushyigikira mu bibi, uzirikane ko ari bo banzi bawe ba mbere. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bibiliya ivugaho iki? Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 niho babivuga, aho Herode, umwami Herode yashatse kwica Petero. Imana yacu turengere. Petero yari yarakiriye umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Petero yari yarabaye icyaremwe gishya. Petero yari udasanzwe kuko yari yarakiriye imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu Herode we yamugambiriyeho ikibi, aho Herode yamaze kwica Yakobo mwene se wa Yohana. Ariko icyo gihe abayuda baranezerwa, abona yuko anejeje abayuda, aravuga ati reka mfate na Petero mwiyongeze. Ariko ntabwo yari azi uwo agiye kwiyongeza uwo ari we, ntabwo yari azi imbaraga ziri muri Petero, ntabwo yari azi ubutware buri muri Petero, ntabwo azi imbaraga Petero yari yarakiriye muri we. Imana ishimwe cyane. Mwifurije kwakira umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, mwifurije kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo wakire udahangarwa, abantu batakubonaho gutyo uko bisanzwe, ariko imbaraga zibitse muri wowe. Petero, Herode ubwo yagenzaga ngo amwice, ariko Imana mubaye mu ruhande, marayika w'Imana yaramugose, yaramuburiye, yaramubaye bugufi. Imana yacu turengere, Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu mwifurije ngo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Petero ubwo Herode yamugenzaga ngo amwice, Petero bamushyizeho ingabo nyinshi cyane. Imana yacu ishimwe. Ariko unazirikane yuko imbaraga zawe zo mu mwuka uzazibwirwa n'ubwinshi bw'ibitero bikugeraho. Imbaraga zawe zo mu mwuka uzazibwirwa n'ubwinshi bw'ibitero bikugeraho. Imana yacu ishimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Petero kubera imbaraga z'Imana zazi murimo, kuko yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, imbaraga z'Imana zari ziri muri we. Niyo mpamvu na Herode yamwoherejeho ingabo nyinshi cyane, yamwohereje abasirikare 16, iminyururu 2 yo kumuzirika mujyana mu nzu y'imbohe. Imana yacu ishimwe cyane. Petero izi ngabo zose 16
zaramurinze, ariko Petero nta n'inkoni yari afite, nta ntwaro n'imwe yari afite, nta mbunda yari afite. Aba basirikare bose bo kumurinda barabiki, iminyururu ibiri yose yari iyiki, ni ukubera imbaraga z'Imana zari ziri muri yo. Imana yacishijwe kandi Imana yacihabwa icyubahiro. Zamurira Imana icyubahiro, kuko mu gihe wamwakiriye wawakiriye ubudahangarwa, uba wakiriye izindi mbaraga. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu wifurije uyu mwanya kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Petero bakimugeza mu nzu y'imbohe, ahandi mbese ababangamiwe, atabashije kwisanzura, hari abasirikare 16 bamurinze, bamurinze ari bane, babiri bamurinze kugeza ku rugi rukingishije iyo nzu y'imbohe, hari abasirikare bamurinze. Ariko Petero ntibyamubujije yuko yaryamye agasinzira. Bishatse kuvuga iki? Uzirikane yuko wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Niyo aryamye, niyo yaraye mu busaswa yateguriwe n'ababishabe cyangwa n'abanzi be, araryama agasinzira kwizigura. Ariko utarizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza, niyo yararaho umutima we wamushimiye, ntabwo ahashirira amakenga. Ako kantu kamenye cyane, uzirikane yuko uwakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, iyo araye aha yateguriwe n'ababishabe, araryama agasinzira kwizigura, atitaye ku ntwaro zimurinze, atitaye ku bamugirira nabi. Amahoro ava kuri Yesu Kristo, ayo ngayo amugeraho yuzuye. Ariko utarakira Yesu Kristo, niyo yarara muri hoteli yahisemo, niyo yarara mu cyumba ashaka, niyo yarara mu kirere hameze gute yahisemo, ntabwo abasha kuhashira amakenga. Ahora ashidikanya avuga ati n'ubundi nta mahoro agira muri we. Imana yacu turengere kandi ihabwe icyubahiro. Akira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nibwo urakira amahoro adasanzwe. Akira Yesu Kristo nuwo kukubera muri byose. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu niyamamare, Imana yacu niyamamare. Yesu Kristo niyamamare ku buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Imana yacu ishimwe. Petero ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Marayika w'Imana yaraje kumutabara, yaje kumurengera, marayika w'Imana yaje kwerekana yuko uwo wari udasanzwe, yaje kwerekana yuko uwo wari wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Umucyo uhita waka mu nzu y'imbohe yose. Uzirikane yuko iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo Uwiteka atanze itegeko, iyo Uwiteka guteye iteka ku buzima bwawe, ibyari bigufiteho amagambo byose urabishaka ukabibura. Umva iki kintu, wongera ugitekerezeho. Iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, zirikana yuko ibi byiza bikugeraho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uzirikane yuko Imana yacu ishimwe, iyo Uwiteka guteye iteka agatanga itegeko ku buzima bwawe, ibyaguhigaga byose, byari bigufiteho amagambo byose, urabishaka ukabibura. Bishatse kuvuga iki? Petero ubwo marayika yamubwiraga ati byukana ingoga ugende, iminyururu yabyumvishe bwa mbere. Ibikugose byose bibasha guhita byumva icyo Uwiteka Imana kuvuzeho n'icyo agushakaho, bikabyubahiriza. Iyi minyururu uko yari imufashe yose, uko yari imuziritse, yahise inyerera iragwa. Mbese abasirikare nabo nimba baraguye ikinya, nimba barasinziriye aho bahagaze simbizi, ariko bo bose ntabwo bamenye icyo marayika akoze, kubera imbaraga za Yesu Kristo ziri muri Petero yakiriye. Yizeye Yesu Kristo mu buzima bwe no mu bugingo bwe. Nawe nicyo mwifuriza, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana ibe mu ruhande rwawe. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Imana yo wayakiriye, hari impinduka zibaho mu mibereho yawe no mu migendere yawe. Wakira amahoro adasanzwe, wakira urukundo rudasanzwe muri wowe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Petero ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Petero ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, mbese ibyari biri aho ngaho byose byarabumviye. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uzirikane yuko iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uzirikane yuko iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibyari bikugose byose, ibiri aho hafi byose, ibyari bigushungereye byose,
ibyo ngibyo urabishaka ukabibura, kandi uba wakiriye n'uwumvirwa na byose. Imana yacu ishimwe cyane. Uba wakiriye n'uwumvirwa na byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Petero ubwo yari kumwe na marayika, baragenda ku barinzi ba mbere babatambukaho, ku barinzi ba kabiri babatambukaho, bageze ku irembo urugi rukingishijwe icyuma, urwo ngurwo rurabikingurira. Amarembo akingishije urugi rw'icyuma rurabikingurira, ubwabo ntawe urukozeho, rurabikingura. Kubera iki? Bari kumwe n'Imana, bari kumwe na marayika w'Imana, bakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo. Niyo mpamvu niwakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe, hari ibitazakwitambika, hari ibintu bizava mu nzira ugatambuka, kuko uri umwana w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo nakwifuriza, akira Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akira Yesu Kristo nk'umurengezi wawe, akira Yesu Kristo nk'ugushoboreye byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Tugiye gusenga Imana kuko ijambo twumvishe, ariko nayamubwira ngo uyu mwanya wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko niwe ukubashirije byose. Niwe watabaye Petero muri iyo nzira zose nakubwiye haruguru wabonye. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Tugiye gusenga Imana. Wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ngiye kuvuga rino sengesho, nawe ujye urisubiramo usenga. Imana yacu ishimwe. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe niryamamare. Data murengezi, reka gukora kwawe kuze ku bugingo bwanjye, reka umbabarire ibyaha byanjye byose. Nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, kandi unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Amen.